Yes guys, nizere ko mumeze neza. Crypto mining zone, subscribe, like, share, comment. Menyereza iyi Satoshi tugiye kurebera hamwe uburyo dukora missions ko zigenda zikurikirana. So turareba ndi muri crypto mining zone WhatsApp group nabashyiriyemo text ku buryo umuntu udashoboye kureba video cyangwa se utari kurindira video abasha kubona uburyo bikorwa yabyikoreye. So turahera kuri step 1 ariyo twakoze ya quiz, niyo duheraho mission Z, then tuze kujya kuri mission L aho tuza gukenera byibura 1 USDT, 1 OEX na 2.5 AG. Izo ngizo zirava muri USDT 10 barabagwaye muri mission Z, uza kugira gute gukorera swap muri ibyo byose. Then iyo ni kuri step 3. Ubwo step 2 yo yari iki? Nuvuga ngo yari ukwinjira. Step 1 ni ugushyiramo application, step 2 ukinjira ugakora iyo quiz, step 3 ni ugushyiramo iyo mission R yo guswapa ukahita uyikora. Then icyo ukora ni uku mission R ni ukwadingamo ziriya coin ukamakinga sure ko zifite green tick. Then step 4 ariyo T, uwo ni mission T, yo ni uguhuza AGX bot yo muri Telegram ndetse n'iki na hub yawe muri iriya app. Then nyuma yaho tuzajya kuri mission X. Kuri mission X ho ni uguhuza Twitter ndetse n'iriya app yawe. Then ukamenya ko zifite green tick. Step 6 yo niyo twise mission E, iyo izaza nyuma cyangwa se niyo kubindingaho iyo wa Satoshi registered email account with your country, ni igihugu ndetse na email yawe. Then iyi ngiyi ntabwo iratangira, ni ukuvuga ngo mission E ntayihari yo guhuza Satoshi yawe na email, iyo izaza nyuma. So quickly twihute, reka tugane muri Satoshi app yacu tuyigereho turebe ngo bimeze bite. So murabona ngiyi hano, ubwo za step 1 na step 2 ntabwo najya kuzisubiramo, batazi uburyo binjiramo. Ushobora kwinjiramo ukoresheje sign up nta kibazo ukageramo, ariko ukamakinga sure ko account yawe wakoresheje ariyo ugiye kugira gute importinga ukoresheje private key. Ibyo twagiye tubivuga cyane mu ma video yabanje muri MetaMask. Then ubwo icyo twe tugiye kureba turi bwibandeho, turareba iki? Turareba za coin batubwiye yuko dufite byibura 1 USDT. Murareba mfitemo nge USDT ebyiri, ikindi dufitemo OEX byibura naho tugomba kuba dufitemo imwe. Then tukanagira AG ho mfitemo 0. Ngiye kubanza nkore swap mbanze mbone AG. So turajya kuri hub, then turangiza tujye kuri swap. Then ubwo tugiye guswapinga dukura muri USDT dushyira muri AG. Turaza dushyiremo AG, twibuke ko tugomba gusigamo USDT imwe na AG byibura tukabona 2.5. So then urareba iyo dushyizemo $1 USDT baraduhereza ama AG angana kuriya. So muri kubona hano AG. So then tugakora iki? Swap. Ubwo tuzaza dukande hano kuri swap nkuko tubibonye, duswapinge turebe ko birangira. Ubwo nswapinze $1 riza kuduhereza ama AG angana kuriya. So then twongere dusubire kuri balance yacu. Urareba hano hahise hasigaraho $1, then ama AG nayo hano tugize 1.7 kandi turaza gukenera 2.5. So ubwo no kubanza ubu tubonye ko dufitemo nkeya kuri asset nkuko mubona ya AG yacu cyarimo 0, ariko nituza hano tukarefreshinga turabona ko dufitemo 1.7. ubwo turacyabura n'ubundi izindi kuyo twizere ko bishobora kugenda neza. So ubwo ngiye guhita nkora iki? Ngiye guswapa OEX nindangiza zuzure AG, then dukomeze. Yes, nkuko mubibona rero tumaze guswapinga, twamaze kuzibona zose ngizi AG 14.
ngizi OEX ebyiri, ngizi USDT imwe. So twihuse tugiye guhita tujya muri hub, abona twabonye harimo faucet, aho dushobora kubona mission Z yamaze kuba passed. Ubwo mission Z twe turayivivura kwa twayikoreye he, twayikoreye muri metamask. Ababyibuka ubwo ni step ya mbere, step ya kabiri ndetse na step ya gatatu ni nkaho zirangiye, bivuze ngo twamaze gupasinga Z. Icyo tugiye gukora, tugiye kuri R, tugiye kujya kuri mission R. So then ubwo tuhita tuza tujya kuri missions, niturangiza tuhabone mission Z as you see ngiyi hano, then tujye kuri mission R. Ubwo tugiye guhera hehe, tugiye guhera kuri iyi mission, yes mission Z, iyi yabaye correct. Tugiye kugana kuri mission R kuko iyi yamaze kuba completed. Kuba atarayikora nta kindi, ubwo nyine birabasaba kugira gute, kuza kugira kuyikora. So ubwo tugiye kwigira he, kuri mission R, niyo tugiye kwibandaho tuyikore, this one, iyi mission R, then tuyikirikeho tuyikandeho. Turabona then dufitemo USDT, dufitemo OEX, dufitemo AG, as you see hano murabibona neza cyane ko birimo, bivuze ngo turiya tuntu tuba tugomba kugira green. Then ubwo icyo tugiye gukora kuri submit, ahangaha submitting. So murareba ko twose duhise tuba green, nicyo twashakaga, bivuze ngo mission R completed. Then nyuma ya mission R turakurikizaho mission T, iyi ngiyi hano mission T ngeseta, then tuyigeho ya yindi yo kuri program, then send the following command to AGX bot. Ubwo turahita tujya muri program dushyiremo AGX kugira ngo mubibone neza. Murabona aka kantu kari hano ka AGX bot, iyi ngiyi niyo twita nka user cyangwa se handle yayo. Uwo niyo turi burebemo, niturangiza dusendingemo iriya address tuyisendinge. Twabona ko twageze muri telegram. Muri telegram ujyamo ukandikamo AGX, warangiza ugahita uhitamo irimo bot, iriho bot niyo uzaza ugahitamo ariyo iyi ngiyi AGX bot. Then tugiye ubwo twagakopiye ka kandi, then tugiye guhita dukora iki, tugiye gukopiyayo. So then turayikirikaho tuyikandeho, then niturangiza tubanze dukande hano kuri start, tubanza dukande hano kuri start kugira dutangire. So then pastingemo ya address, turindire. Ya nkuko mubibona rero birasaba igihe kinini, bari banabivuze muri iri tangazo ryabo. Ubwo turayisiga, iyi bot iraza kurespondinga mu gihe tutazi, ahubwo twe tugiye kwikomereza kuri mission X. Urabona ko hano kuri step 5 bari bivugamo neza cyane. Abantu bari kuri crypto mining zone ndumva bari kuza kubibona neza, yuko bari bavuze yuko dushobora kuyisiga bitewe n'uko igeze gute, igoranye kugira ngo iriya bot ize kuyirespondinga. So ubwo turahita twigira kuyihe, kuri mission X. Turasubira muri ya app yacu, niturangiza tujye kuri mission X. T turayirangije, ubwo tugiye guhita tujya kuri mission X nkuko muyibona iyi ngiyi. Then tujye kuri mission X, iyo niyo guhuza Twitter nk'ibisanzwe. Urashyiramo user handle yawe, ukorera hano. Turahita dukora copy, turaza dukopiye iyi ntuza, nta kantu na kamwe dusizemo. Niturangiza tuyikorere copy, tujye kuri X.
wamaze gupestingamo rero cyangwa se wamaze gukora post ya X, twabonye ko muri mission X badusaba gutanga icyitwa post cyangwa se X post ID. Iriya bakoresha laptop uzaba ufite uri kuri website, hejuru muri iriya search box cyangwa se search box engine yo hejuru, muri iriya search box iyo uri kuri Twitter ugakanda ahagana haruguru ya post yawe, uhita uhabona user account yawe, ugahita uhabona post status, ugahita ubona na ID. So hano kuri telefone hoho nta kundi tubigenza, uraza Crypto Mining Zone. Subscribe, like, and share. Crypto Mining Zone. Subscribe, share, like, and comment. Remember to join our WhatsApp group. ukanda cyangwa se ukaba waza ukanakanda hano unyuze kuri share ugakora copy link, byose birakunda, then ukaba wagira gute, wabikora neza cyane. So iyo wamaze gushyiraho post rero kuri Twitter, nta kindi uzakora, uraza ugakora kuri ino share, aka kantu ka hano ka share, then ugakopiya link muri share. Bazaguha byinshi, uzaza uhita uhitamo iki, uzaza uhitemo copy link, then uyikopiye, niturangiza tuyijyane muri ya app yacu ngiyi hano, muri ya app ya OEX. Batubwiye ko hano ariho hantu turi buze gushyira iki, aha niho turi buze gushyira pasted X status. So turahita tuza dupestingemo ya link twagize gute, twa copy. Murareba ko posted X status yamaze kugeramo, then dukore kuri ivi, then ubwo icyo tuzakora tuzaza duhite dukanda kuri check status iyi ngiyi hano, turebe ko bikunda. Baza checkinga status, then murareba haracyarimo umutuku muri iriya ndetse n'iyindi, turindire uko biza kugenda. Ubu ni ukurindira bakaza gukora. Then iyi mission iyo twamaze kumenya yuko izaza nyuma, izadufasha gushyiramo address yacu muri Satoshi app. So ubwo it is essential to bind your email address and select your country and region accurately. Once you have corrected linked your email, you will be able to view an approximate airdrop balance. Please know that this balance is not the final figure. The final amount will be updated after the airdrop event concludes. Be aware that the distribution of airdrop tokens may not be permitted under the laws of certain countries and regions. It is crucial to select your actual location through and carefully, as we may need to conduct further verification such as facial recognition in special of circumstances. So hano rero baravuga yuko hano icyo tugiye gukoraho ni ugushyiramo email wakoresheje kuri mission E. Hano hari email wakoresheje, unahitemo igihugu cyawe, nurangiza ukore submit. Ubwo niturangiza turakora submit, then izaza nyuma ko nizadufasha kugira guteguza iyo address. So nibyo byo muri no Satoshi. Ndumva video yabaye ndende, ariko ni ukwihangana mukayireba yose ikarangira kugira ngo mubikore nta giciye ku ruhande. So subscribe, like, share and comment nk'ibisanzwe.